amakuru ni ko ari kumbwira yuko wakijijwe utakinywa ku gacupa. Ayo makuru nayo busutwa nayo ubeshye akantanyirwa ku gacupa barasengeraga se. Sida nta wirebera ku gahanga ku munwa wo hejuru wo hasi. Umuntu rero umaze iminsi warakijijwe ariko kukiri gutinya ko bavuga ibya sida. 19 nawe urumva ko ari ngo ufite 18 byiza wagize amahirwe ntago wari gukuka kuri icyo cyorezo kuko wari gufatwa. Nawe akubona gutyo ufite ikibero gutya ngo akureke nanye ndabizi buretse yawe wakwereka umugabo witwa yakamwana ntago wamucika. Ariko rero ukajya kureba nongeye kubasuhuza rero abakurikiye Clarisse TV official. Ahangaha ni hahandi tubagezaho ibyiza byose nk'abafana bacu. Rero twongeye kubasuhuza bari inyuma y'igihugu, abari mu gihugu hagati badukurikirana. Uyu munsi nabazaniye umutumirwa, ibyo ari byo byose nawe arabibwira. Byiza Clarisse urakoze cyane akira iminsi myinshi kandi duherukana umwaka ushize. Urabizi duherukana mu bukwe bwawe wakoze ubukwe bwiza. Uriya mushumba ukuragiye nyine nanjye naramukunze nakunze ukuntu yifata mu bukwe. Ibyo byose rero muri kumwe nanjye na Clarisse TV mufatanyije na Kanyombya Live akaba ari channel yacu nawe akaba afite channel. Ariko mu rwego rwo kugira ngo tuzamure amachannel bibaye ngombwa ko umucuti wanjye Clarisse washingiwe mu mwaka ushize akaba ashingiwe n'umugabo mwiza w'imfura ufite uburanga bwiza kandi akaba yarashimishije abantu mu byerekeranye n'iki no gutumira abantu kandi bakaba barishimiye ibirori twakoze. Kandi dore Clarisse rwose arabigaragaje ko ashaka kugira ngo atere imbere ariko afatanyije n'andi machannel. Nanjye rero mu ntego yanjye nkaba nariyemeje kugira ngo nzajye nzamura amachannel yose y'urubyiruko dore ko Clarisse ntabwo tungana uko biri kose n'ubwo wangana gutya mukaba mubona afite ikibero kingana n'ikinzovu uko biri kose n'ukubyiba kwera imari y'umugabo. Ariko reka tubahe ikaze rero mukomeze ikiganiro cyacu mugiye kugikomeza. Murabizi Clarisse ntabwo ari umuntu woroshye. Clarisse yihanga imirimo, ahanga imirimo myinshi kandi yo guteza imbere abakazi abagore ewe n'abagabo da mbona bamwe n'abamwe bambara amadirede uzi kuyakora mbona bashyiraho uburyo bwinshi bwo kuba bakora imisatsi koko kandi barashimira ko iriya mirimo wahanze ari myiza. Ndabona hari abantu bamwe na bamwe rero bavuga ngo turisukisha tugakora ibiki hari iwawe tubahaye ikaze. Ahangaha rero mwamubonye Kanyombya hari abantu benshi bamukunda hari abantu benshi bifuza kumubona. Uyu munsi rero Kanyombya namubazaniye kubagezaho ibyiza byinshi. Kanyo hari abantu benshi bifuza kukubona cyane cyane ko ibyiza ugiye kubagezaho ntabwo ari byiza bisanzwe. Hari ibyiza wagejejeho umukunzi wawe waramukuze cyane. Ibyo byiza ntabwo wabisangira n'abandi bantu. Watubwira ukuntu wari umaze kubonana n'urugo rwawe uwo munsi twari turi kumwe mu bukwe aho hantu turi kunywa utuntu wari wateguye amayoga abandi bari kunywa fanta n'amaji abandi bishimye bari kuganira bari kubyina. Ese wambwira mumaze kugera mu rugo rwanyu uko byagenze? Mu rugo biba ari byiza cyane ko iyo mugiye gukora ubukwe haba habayeho gushimana habayeho gukundana ahubwo Kanyo hari ikintu nibutse. Ndakubaza ziratinyana niba mu Imana inyana niti kubitasungaye. Kanyo hari ikintu nibutse nawe nyamara kandi wakoze ubukwe mu bihe byashize umva nawe. Reka nkubwire rero amaherezo y'injangwe ni mu nzu. Nago abantu ari injangwe. Amaherezo y'injangwe ni mu kigunda cyangwa mu ishyamba kuko iba inuru. Noneho amaherezo y'inzira ni mu nzu. Amaherezo y'ubukwe ni hehe? Ni mu rugo. Mu gitanda. Aho ngaho rero niyo nshaka kugira ngo mubaze Clarisse kuko amaherezo y'ubukwe ishingiro ry'ubukwe rigitangira ubukwe bwarabaye turabutaha turabyina turaririmba abantu barishima abakunzi bamwe na bamwe barakundanaga baraza nabo baprofita icyo gihe baravuga ati natwe tuzabushinga. Ese amaherezo yanyu yari mu gitanda ndabizi byagenze bite? Amaherezo yacu
ni mu gitanda nushaka ubivuge nushaka urore turi kubireba kandi ntabireba ariko ndi kureba mbishushanya kuko icyo gihe wari gato ntabwo wari ubyibushye dore ko umugabo koko uyu mugabo aragabura biragaragara ko yari yaguteguriye kandi kubyibuha gutya ntabwo ari konganaga ibibero nk'ibi ntabyo wari ufite ndakuzi oya utabeshya abanyarwanda ko bari kutureba kunuza kuri Clarix TV bakaba bazi ko nibuze ejo bundi uzaba uri hehe uzaba uri kuri pini twagupininze kuri Kanyombya live ubu rero tubwire uko byagenze nuko mu buriri nyine mubaze kugerayo kuko amaherezo umuntu ubwo guhagarara ashingara yajya ku kazi akagenda agakora akazi amaherezo no kujya mu buriri agasinzira mwararyamye murasinzira Kanyo twararyamye turasinzira ari nka kwa kundi wabigenje na wa mudamu wawe undi mwakoranye ubukwe kwa kundi wari uhari kwa kundi mwabigenje wari uhari ngenda shaka kujya ngume information mbwira uko byagenze kwa kundi mwabigenje ariko nibanga ibyo ari byose hari uburyohe tubwira ubwo buryohe ko bwari bumeze neza cyane hari maze kugira abana bangahe warabariye se subiza wibara ntabwo ari inka burya umuntu kuko wazi inka utunze burya bashaka kuzitsemba ariko igihe bakwaje abantu bavuga ati mfite babiri nangwa umwe mumaze kugira bangahe Kanyo ni igice nangwa ni nusu mbimbwire bibwira abatureba mbese wimbaza abana nakubwiye ko byari biryoshye havuyemo umusaruro niba ataratera inda bitubwire hari imiti hari dushobora gukoresha kugira ngo azatera inda ibyo ngibyo wibitinya ahubwo buguti ntabwo yari yayigezayo neza nanda yari yageramo neza ariko Clarissa yaranyobeye kabisa Kanyo byari byiza rero ntabwo yari yageramo bitubwire tubwize ukuri ko ngenda ngundi ibintu byo gushaka undakaza kuko ibyo ngibyo by'ikiganiro bishobora kubamo uburakari kuko shaka kubwiza abanyarwanda ukuri Clarissa yari yatwarinda niba nayo tubwire nge nkugira inama Clarissa ntandaratwara okay aho rero aho niho ruzingiye mwirirwa mugendagenda rero umugabo akirirwa ajya ku kazi nawe ukirirwa uri gusuka abantu ugomba gufata umwanya wo guhumeka no kumutekereza ukamutekereza kuko umuntu udatekereza undi ntabwo aba amukunda burya rero kugira ngo uzatwarinda haba harimo urukundo Kanyo rero wakoze kuza Kanyo icyo nakubazaga nibyo nkubwira nkareba uri kubikwepa urabikwepera iki wikwepa ijambo na rimwe ibyo nakubwiye ni inama nshaka kugira niba rero indi itarajyamo icyo dushaka kubwira kuvuga ngo ni iby'Imana Imana ikora uko ishatse kandi Imana inkonihera igihe ariko gerageza wihishe mu rukundo ugerageze kumukunda kandi umwiteho kuko ibintu byose biva mu bwonko urabibona utese ubwonko bwawe ntabwo butetse neza Kanyombya nangwa nawe wanza ubwonko bwawe budatetse neza kuko we yirwa ku kazi ari mu bintu bya computer ese ziriya computer nizo zizamubyarira nangwa niwe computer agomba kujya mu bwonko ni wowe ya mbere agomba gushyira mu bwonko akagushyira ifoto yawe mu bwonko asigaye yagutekereza akikora akagira atya tisheri shushu ahari noneho yaza akaza yakumuriro iyo ni inama nkugiriye Kanyo mfite amakuru menshi naje kukubaza yambaze abantu benshi bema baravuga ngo muri no minsi ntugikora ku gacupa wabaye umurokore umva nawe nta burokore ndimo ngiye n'ubushake bwanjye kuko ngenda reba ngasanga guhora nywa amacupa uvuye ku kazi wahembwa amafaranga yawe wamara kuyahembwa uraje unyuze mu kabari aho kunyura kwa mugore niyo yayo nkubwira nibyo byibyo ndakubwira aho kugira ngo umugabo nyure mu kabari agenda anywa inzoga nangwa agiye gushaka agacupa ahubwo araza direct akaza yayindi yita amour akaza akagwa amafaranga amara guha amafaranga akagerageza nibuze no kukuguyaguya hasigaye rega umubiri waryana kigiye akawusimbiza akawusembura ako kanya rero indase yabura kujyamo gute Kanyo aba bantu babivuga baba barakubonye mu ruhe rusengero mu rusengero nsengera ahantu hose hari Kristo da naho iby'amayoga byo narabiretse n'inshuti zanjye zimwe zarise inzoga nk'uriya Yves yarise inzoga Kristo akunda kurya gusa nta kindi ntabwo anywa inzoga yashaka gukora ishyano ngo agacupa kamwe buse Kanyo ubu nk'ubuzima wari umenyereye bwo kunywa inzoga bwa buri munsi ubu ukaba warazikijijwe ubu noneho arizo wanguriye
hari zo wigeze ngurira usibye hariya mu bukwe twanywereye tukanywa nabwo nanyoye ikisi nasanze abagore banywa amarura nsomaho nsanga nabyo bimeze nk'amata ariko nagerageje kunywa akantuza ka mitsingi kamwe ntabwo nawe nagutwereye 5 nanyoye mitsingi 2 ubwo se hasigaye angahe kandi mitsingi icyo gihe yaguraga 1,200 amacupa 2 n'ibibiri 400 ubwo ngubu nawe usigaye 2,600 ntabwo hagirira nayo abavumyi rero bagashoka ubwo rero Kanyombya abakunzi be bajyaga bamugurira inzoga ubu ngubu bamenye yuko ubu ngubu none hari kunywa agafanta akandi Clarisse rero maze kumenya ko wowe wihangiye imirimo yo gusuka mbona usuka imisatsi ntabwo ari wabona umuntu uje ati ngewe mfite ibibazo wangira inama ki ukaba ushaka gusuka n'incakwaha inshakwaha akazisuka nabonye n'abagabo bamwe na bamwe ngo naba stari ugasanga umusari ngo arafite amadirede agasuka n'ubwanwa ugasanga ameze nganuza nka musheru ameze nganuza nk'ihene yitwa musheru ni sekurume mbi cyane ifite ukuntu iteye igende igihe ibonye mu hene zindi igenda ijugunya ibintu bimeze nka baro inyuma gutya nta bari baza ngo bakubwiye ngo dusuka ubwanwa nangwa inshakwaha oya abangabo ntabwo ndababona cyakora ndamutse nanababonye nabagira inama z'uburyo bagomba kubigenza uburyo bagomba kubigenza ubuse nta mugore wari wakubwira ngo nsuke inshakwaha nibuze oya uwo ntawe ibindi ntabwo washyiraho amadirede nibuze ukabasanga ariko ibintu by'imisatsi hari abantu batagira ubwoya bifuza kugira ngo bagire ubwoya ni nka wa mukinnyi w'umupira witwa niba ari Runi ni umusaza Runi afite uruhara ariko Runi yakoze uko ashoboye kose ashyiramo imiti mu ruhara kugira ngo agire umusatsi ubuze nta muntu wari wazangwa kugira inama kuko afite uruhara kugira ngo nibuze agire umusatsi uzajya umusuka amadirede nk'aya ngaho ufite abo nabo hari uko tubagenza Kanyo mbwira amazina y'amadirede sibura zose ntizitwa direde reka hari ayandi yitwa niba ari amasingapuru niba ari amasingasinga ni ibintu nk'ibyo ngibyo bifite amazina bifite amazina Kanyombya rero uri aha ngaha abantu benshi baba bifuza no kugukoraho baba bifuza mbese Kanyombya ni umusitari uyu musitari ntabwo hari igihe ujya wumva ushaka nko kuba wagura amenyo basi ugasimbuza aho ngaho ku buryo uba Kanyombya mwiza ufite amenyo none uzagenda uyakura umugabo wawe ayanzanire nzayemera ntacyo usimba kuki mu gihe muhora mushinyagura kweri reka rero ikintu ngiye kukubwira kimwe urareba ko ubundi ari ufite imyaka ingahe bari 20 ni ufite imyaka 18 18 hari hasigaye gato umugabo akamufunga nka wa wundi uri muri gereza ukanyago yaragiye neza kuko ntabwo byemerewe kugira ngo urongorwe ufite imyaka 16 15 amategeko y'u Rwanda ntabwo abyemera ariko hari hasigaye akanusu ibyari mu kwezi kwa kangahe harya sinibuka niwe warongo ni ubizi hari mu kwa 8 wageze mu risangahe ariko bukabyara aragira amasoni kandi ahura n'umugabo nta soni zimwica ariko ubu ngubu ntabwo mujya kogana muri dushe nibuzera dore ishyano kandi ibingi barabisha kandi ni ukuri byose arabikora nta kintu yasize inyuma usuka nta bagabo ujya usuka se aya ntabwo njya nsuka kubasuka amaderede amaderede ntuzi kuyasuka se ibyo byose urabizi nuko gusa ushaka kubimisha ariko ntabwo ubisha abanyarwanda barabizi bisobanurira ubonye abaterankunga bagutera inkunga y'amenyo nakubwiye genda ukuri umugabo wawe amenyo cyane y'imbere ayo hasi yamukuye ubwo nabwo yasa nanjye yahinduka umusitari kandi ibyo ngibyo byose ushaka guhinduka umusitari umera nkanjye njye simpisha amenyo nk'abandi baseka ngo kubera amenyo ngenda seka nkamwenyura ibyo guheshahisha ntabwo mbibamo uko biri kose rero hari ikindi kintu nashaka kugira ngo tugere mu kiganiro ugiye kureba abo usuka harimo urubyiruko harimo abakecuru sinavuga ngo harimo abasaza nabyo bishobotse hari abasaza bamwe n'abamwe njya mbonana amadirede nabwo bashobora kuba baza bakakwiyamaza ukabasuka kuko ufite experience ufite ubumenyi ureba urubyiruko rw'ubu ngubu twamaze kubibona amakuru kumenya amakuru ko bari kwishora mu bintu by'ubusambanyi
bakaba bamaze kungura sida noneho yateye imbere mu rubyiruko. Abana b'imyaka 18 19 nawe urumva ko arongo ufite 18 byiza wagize amahirwe ntago wari gukuka kuri icyo cyorezo kuko wari gufatwa nawe akubona gutyo ufite ikibero gutya ngo akureke. Nanjye ndabizi buretse yawe wakwereka umugabo witwa yakamwana ntago wamucika ariko rero ukajya kureba urareba ibi bintu biri guterwa n'iki. Barishoye sida iri kugenda yiyungura wagira ngo ni ekonomi izamuka. Urabibona ute? Ese biterwa n'iki? Mbona ikibitera ariko nta kazi bafite. Akazi ntako noneho bagasambana kubera kubura fast. Icyo ni cyo cya mbere. Abari kudukurikirana rero kuri Clarisse TV mukurikirane igisubizo cye ngo gusambana biterwa n'ubukene. Abakene muragowe. Inama nabagira rero banyure kuri Clarisse TV mbarangire ahantu baza kwiga imyuga kugira ngo badasambana. Ni nk'ubuntu babona amafaranga mu mezi 3 baba bamaze gukabakaba ku mafaranga. Niba nawe hari abana ufite ntago mfite biyo myaka nabo mfite barangire kwa Clarisse TV nimero zanjye ziriho hanyuma bajye baza. Ikindi gitera ibyo bintu bagira inama z'uburyo babona amafaranga mu buryo bworoshye. Ikindi gitera ibyo bintu by'ubusambanyi ku buryo sida imaze kuzamuraga akahanga ko kameneka ni ikihe? Icyo ni icyambere umaze kunsubiza. Icya kabiri ababyeyi ntago turi kuba mu rugo kugira ngo tugire abana inama, turi busy. Tubagira inama nibyo koko ibyo bintu ntabwo nabyanga ndabyemeye. Ni kuvuga ngo tubagira inama. Ni kuvuga ko umubyeyi agomba kubana n'umwana we. Umubyeyi agomba kukaribisha umwana. Umubyeyi agomba kumuha uruhande kugira ngo amwigishe amubuze izo ngeso mbi. Ibyo ari byose hari ikindi rero ngiye kongeraho ahubwo noneho ntanga ugisubiza. Ikintu cya gatatu, igisubizo cya gatatu cy'ingorabahizi nacyo abantu badashaka gukurikiza. Nicyo gituma urubyiruko rero igihe badakurikije icyo kintu nicyo gituma ubona ko sida yabokamye. Sida maze nubwo corona imaze kutubabarira gatoya nabwira hari ariko sida yo nayo yarebesha ijisho rimwe gutya igira gutya ite corona uvuyemo gahambawe. Reka nkwereke nyifata umwanya itakinga pause. Gukoresha agakingirizo nta dukingirizo bakoresha uratsinzwe wasubije 2 cya gatatu yagusinze. Nuko abantu ubu ngubu urubyiruko niba udakoresha agakingirizo ko mbere mbese tugitinya sida twaragakoreshaga. None ubu ngubu tubonye corona iraje bati sida imaze kuba amazi uzi ko sida ari nk'inkorora umva n'inkorora n'indwara yaguhitana. Ariko rero nukuvuga ngo banze gukoresha ubukingirizo dore ko ubu ngubu Minisiteri y'Ubuzima imaze kuvuga ati reka dushyire ku muhanda udukingirizo hanyuma bazajye bagafatira ubuntu. Urabibona ute? Nanjye icyo nicyo nababwira. Y'umwana wawe umubwiye agakiza ukabona ntabwo ari kukumva murangira agakingirizo. Ndacyakubwira nawe none urapatikanye. Reka maze nkubaze hari ikindi kintu kimwe sida ntawirebera ku gahanga ku munwa wo hejuru wo hasi nanga ku menyo nanga ku rurimi nangwa ku ivi nangwa ku mano. Oya sida umuntu ayirebera no ku bantu bananutse kanyo ubwo nta sida ufite. Gakubitwe n'inkuba ngiye mfite sida. Nubwo abantu bananutse zindi bafite sida none ababyibushye kubanza batumbye kubera ibinini. Oya ababyibushye na erega ibyo bintu byose bijya kuba analyze ariko ntabwo uzahura n'umuntu ubyibushye ngo arwaye sida nuhure n'umuntu unanutse ngo arwaye sida. Nuvuga ngo sida ntabwo ibarira ku gahanga ahubwo vuga uti muntu wese uziko akurikiza gahunda yo gufata iki protection afate ibinini yarafashwe abifate abigotomere hasigara abafite ubuzima nibuze buzarama ejo bundi. Ariko nudakoresha agakingirizo nawe abwire mugenzi we nangwa abwire umwana we amubwira ati nujya gukorera amahano uzakoresha agakingirizo. Hari ikindi kintu nashaka kubaza rero Karari rero njyewe ese kwitabarwa ku gahanga
kandi burya umurundi yaravuze ngo nta murundi wizera uyundi. Burya mu Kinyarwanda ngo nta murundi wizera uwundi, ariko umurundi baravuga nta murundi wizera uyundi. Bivuga ngo rero nanjye nawe aho wagiye, ariko ni for example, aho wagiye ndi umugabo wawe, aho wagiye ugatembera ndi umugore wawe, uri umugore wanjye, ntabwo nakwizera. Icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ngarutse wambaza ko nakoresha agakingirizo, ngarutse wabimbaza wabinsobanurira ukambwiza ukuri. ni ukuvuga ko igihe nagiye gukorera ayo mahano nza nkubwira nakoze amahano nakoresha agakingirizo, nakoze amahano nakoresha agakingirizo, nakoze amahano. Ni ukuvuga ngo rero nawe mugabo, niba ari umugabo ufite umugore akaba afite ako kageso ko kujya hanze, nkanuza nkanuza ninde ndamwibagira izina, ariko ni ukuvuga ngo ashobora kugenda agakoresha agakingirizo kugira ngo azane ayo mahano mu rugo. Nawe rero umugore, niba uzi ko nawe ufite ako kageso ukaba ugiye hanze nka wa mugore ejo bundi bafashe bamufatanye n'umugabo w'abandi, na wa mugabo rero uriya mugabo nawe agakunda kumufata, ndabazi ariko simbabuze. Ni ukuvuga ngo nawe akoresha agakingirizo akabwira wa mugabo nubwo amushaka, niba ari amafaranga baba bashaka simbizi, niba ari urukundo rudahamye, akaba azi ko umugabo atamukunda akakunda abagabo benshi, ariko akoresha agakingirizo kugira ngo twirinde iki, twirinde kiriya cyorezo. Kanyo, nk'umuntu rero umaze iminsi warakijijwe, ariko kuki uri gutinya ko bavuga ibya sida? Ibya sida twabivuze, twababwiye ko bagomba gukoresha agakingirizo, bakaza kwa Clarisse, ariko njye nkunda kuvuga ukuri no kubaza ibyo babona amafaranga. Nsakoreza njye ndashaka kubaza ukuri. Nturyamana n'umugabo wawe? Uryamana n'imbwa yawe ninuza nikizi? Uryamana n'umugabo wawe mu rugo? Uryamana nawe? Nanjye ndyamana n'umugore wanjye. Ubwo se kuki utinya kwivuga? Ariko kandi umuntu agusanze mu rugo uvuye muri dushe ya saa 3 nangwa saa 2, abagukeka ko ugiye kuryama, ndabeshya? Noneho uraruhagaze nk'inzovu. Okay basi uraruhagaze nk'inzovu, n'umugabo arahagaze nk'inzovu. Ibyo ni ibiki? Tubwire, uraryama nawe akaryama, mukaryamana. Sesa none ngaho rero dukomeze kubakurikiye rero Clarisse TV. Aha niho dusoreje. Mu by'ukuri umuntu Kanyombya amaze iminsi yarakijijwe, amaze iminsi agacupa yaragashyize ku ruhande. Ubwo sinzi uko bizagenda, noneho reka tumusabe asengera iki kiganiro gisoza nk'umuntu umaze iminsi yarabaye umukirisitu. Urangurira fanta? Nta nzoga yanzonyo yirekera aho ngaho, niyo fanta niba ari inzoga, ariko fanta ntabwo ari inzoga. Nta nzoga yanzonyo usigana ibyawe, ntabwo yabaye murokore yarakijwe. Niyo ndwara nari ndwaye, sinigeze ndwara malaria, nta gituntu narwaye, niyo sida yanyu ntayo narwaye, na corona yaranse ntabwo nayo narwaye, yewe nta n'umubu ushaka kunnya, kuko umubu ushaka kunnya ukabihirwa. Genda kubwiye wikongera kuvuga ngo narakijijwe. Ntago wakijijwe none? Ni docteur uhe nabwiye ngo nkore consultation. Amakuru ni ko ari kumbwira yuko wakijijwe utakinywa ku gacupa. Ayo makuru nayo busutwa nayo ubeshye. Akantanyirwa ku gacupa. Barasengeraga se? Ndabizi se. Baba badasengera imiryango bakaza kunsengera mama shenge. Hariya ngo uryo urugo rw'undi ngo ntabirwa. Zagerageza umunyarwanda ngo araguha guhe none aguhe. Osengera gusoza Kanyo, sengera gusoza. Ngo senge. Yesengera wanjye namasengesho ngiye gwa abantu. Naho nibisengere. Na Yesu yaravuze ngo mwirire n'abana banyu. Nawe isengere ujye imbere y'Imana uyibwire Imana irakumva. Naho nutegeza ngo umwana w'umuntu aragusengera. Bye bye rero, iyi Clarisse TV na ifatanyije na Kanyombya Live. Mugende mwirebere rero, mukore like, mukore link, mukore abashe gupininga Clarisse TV muyipininge, ko nawe n'umuvandimwe mu bufasha bwo gufasha urubyiruko, mufasha Clarisse muri channel ye. Kandi mukore iki? Mukore na subscribe. Subscribe. Aha. Naho ubutaha twari kumwe na Kanyombya. Wow.